barambwiraga ngo turaberanye. Yego. Ntabwo akora ngo nta kintu azakugezaho. Naramubabariye ariko ntabwo twakongera gukundana. Kubera iki kandi? Oya. Wabyemera ko twongera tugakundana? Ngo bavuga ngo umwana agenda nka se. Bajyaga tubona papa wawe atera imitoma cyane. Niba niwe niba ikibazo. Natungana nimwe umutoma yaguteye. Nimba yarambwiraga ngo buto butembe iki, harya wambwiraga iki? Nimba ngo buto butembe itoto ngo ndaguko. Nyine ari romantique cyane bana. Ufite amaso meza. Ngo yitayemo. Oya kwivuga. Mugeno ubeshye rero. Ntabwo twari turi kumwe wibeshyera. Rata kamubwire. Nje nagiye kumva numva mwana nawe magaye karongo meza utiseho unshaka kubona. Nabwo se ufite ikihe kibazo urarwaye wasaze ngo baye iki? Kaga saa 5 kwa nijoro yarankangoye nitaba telefone unshaka kubona. Icyo gihe kivomesha ntabwo yagutagamo. Rimwe na rimwe ntagamije. Yesu uzamutamo. Nzamushimira. Uzamutamo ryari? Nzamutungura ntago nahita nkubwira ngo nzamutamo ryari. Niko nshobora no kumutamo uyu munsi. Tegure sha. Hanyuma ni iki wanga kuri Mugisha? Mugisha ikintu nanga we. Nyine ikintu nanga. Mugisha ndagukunda cyane. Nawe gutamo nibwo uri bumukunda. Tuzagaruka twabwira ngo byaciye. Icara bankundiye nuko ndabamutaye mowe ntabwo. Oya ndaba yari umumere waduhanuraga byataye. Nagize ngo ugiye kumbeshyira Mugisha. Nagize ngo agiye kuvuga. Ari umumere. Nagize ngo agiye guhita abeshya ngo nagiye kumusura. Kwamaraga umwanya munini yarabimenyaga sindi icyayimubwiraga. Yaraduhanuraga. Kararisa ntuzigere ujye gusura Mugisha. Papa kandi bimuvuga. Papa we noneho yaguhita. Azi ko ngo bazi ko yari umukazana wabo. Samusura azi ko n'ubundi wo uri umukazana wowe. Ndi umukazana we. Kunda abahungu se? Ntabwo. Tubwira impamvu wararetse kwiga ntutubeshye. Simbabeshye nyine njyewe. Nabonye umuntu warambwira ati ngwino mwihira akazi ujye ukorera amafaranga. Ni akahe kazi wari uri gukora? Ni akazi ko kuvomesha. Yego. Ni Mugisha gusanga. Reka nongere mbahereza ikaze nanone nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunzi ba Slim Jesus TV. So ubu ngubu ngarukanye na Mugisha ndetse na Clarisse, tukaba tugiye kuganira. Bushize twakoze ikiganiro batubwira ku bijyanye na couple yabo. Ubu ngubu bagarutse rero. Umeze mute se? Tumeze neza. Umeze fresh? Ari ubwo ninde uvuga mbere ra? Ni Mugisha. Uvuga wakagombye kuvuga mbere buri ari Mugisha. Ubwo ni ngewe. Ngana kibazo mweze mikoreka mwegere. Mweza igumane. Clary, utangira uturirimbira. Tubanza uturirimbira kwanza nawe muhanzi dufite hano. Bagiye. Umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwanjye, wampesheje ubugingo budashira, ndashima Yesu wawubambweho. Tutagira hereza Mugisha ikiganiro cyacu. Reka Mugisha nawe tangira nawe turebe ko ariyo bibwira abantu gute wanza wibwira abantu kwanza. Ndi umuhungu urangwa n'ubutwara ababisha bankubita amaso bagasusubira basubira inyuma, nafora umuheto bagatitira, narekura umwambi nkabona ivumbi nkabura umuntu, nabona igihugu kibabanye gito nkababwira ntirega nimuhumure, hari imirindi y'umuhungu wa Samusura umusizi usiga bagasigara basiganuza abasigiwe n'abasizi dusangiye isaso n'isano bagasaba urusabye amahoro meza masa. Mugisha Ernest. Ni fresh cyane. None uyu munsi tugiye kuganira. Ndashaka ko tuza kuganira nanone turaza kugaruka ku rukundo rwanyu, uburyo mwakundanyemo sibyo, ariko noneho ndabaza cyane umukobwa. Uyu muhungu ukundana nawe abantu bakubwiraga ngo iki? Abantu bambwiraga ngo iki? Barambwiraga ngo turaberanye. Yego. Ntabwo bakubwira ngo nta kintu azakugezaho. Oya. Ngo. Akundanya akora iki? Ntacyo. Mu gihe mwakundanye ukora iki?
ntacyo nagogoshaga ari ntarabitangira. ni ukuvuga ngo mwari mukiri abana sibyo? ariko yajyaga gukora ibiraka byahajya n'ibyiki hari ibiraka yajyaga nyine gukora. Okay, hari abandi bakobwa bajya bavuga ngo akenshi iyo bakunze umuntu bakurikiza ngo afite amafaranga cyangwa afite akazi runaka, ariko njye ndashaka kugira ngo numve impamvu wowe wamukunze. Ni ukubera ko yari umwana asa musore buriya? Ntabwo ariyo mpamvu. Uzi njyewe mukunda nyine namukunze ntacyo ndebyeho nta n'icyo nitaye. Iyo mvuga ngo ngiye ngo kureba ngo gafite akazi wenda nkavuga ati Mugisha afite akazi mukundiye ko afite akazi, uri kumva akazi nyine nagira izindi risiki akazi nyine kagapfa niko nabivuga, uri kumva ndahita mwanga kuko namukundiye nyine ka kazi. Rero ngiye urukundo namukunze nta na kimwe rwari rushingiye. Okay, umunsi tugiye kuvugisha ukuri Mugi, mwari mwaratandukanye sibyo? Ariko ejo bundi urangije uransaba uti ndashaka kuzazana n'umukobwa mu kiganiro. Umukobwa ni umukobwa wanjye twakundanaga, kweki wifuje kuba mwazana mu kiganiro kandi ukaza kumugaragaza nk'umuririmbyi? Nyine baravuga ngo tuzamurane kandi dufashanye. Mu kuri ntagiye guca ku ruhande, nakundanye n'abakobwa nyine benshi pe, ariko Clarisse niwe mukobwa mbese twakundanye. Navuga ngo niyo twakundanye igihe, niyo twakundanye by'ukuri, nubwo nanone byapfuye mu kanya gatoya. Ubwo rero nyine impano yo nari mbizi ko ayifite cyane ko nanjye nyine ngisangamo. Ubwo rero narebye ndavuga ngo niba ndi mu nzira yo kuzamuka ntabwo nazamuka njyenyine. Tuvuga uti reka umubwire bwa mbere, umubwira uti tujye gukora ibiganiro, yagusubije ngo iki ntabwo mwakundanaga? Ntabwo nirinze kumubwira ko ari ikiganiro tugiye gukora kitwerekeyeho, ntabwo yari kuza. Njyewe namubwiye ko nyine ari ikiganiro cy'impano yagiye gukora tutari bunakorane. Namubwiye ko nyine ari bukore wenyine, njyewe ndaba ndaho ngaho ntabwo turi bukorane, niko kubyemera. Ntabwo iyo mubwira ati tugiye gukora ikiganiro kibitwerekeyeho ntabwo yari kuza. Gusa siko ari ukwiyerutsa kugira ngo urebe ko mwakongera mukavugana, mukongera mugakundana cyangwa mukongera mukazamuvugana, bitewe n'uko mwe mumaze igihe kinini mudacana uwaka niko bavuga. Oya, n'undi turavugana yego, wenda uko bimeze ubu siko mbere byari bimeze, ariko turavugana. Ni kwa ngo ikiganiro cyatumye mwongera kwiyunga urebye. Niko hegereza mikoro neza. Ikiganiro dusoje ikiganiro Mugisha yigeze yongera kugusaba imbabazi ku ruhande? Ntazo yansabye. Waribwirije? Oya, ubundi se yari kunsaba imbabazi nyine nk'umuntu mwabyaye ibibazo byose mwe mwaragiye mugirana mwagiye mumbwira? Oya, n'ubundi se imbabazi yagumye azinsaba. Na n'ubu ntabwo urazimuha? Naramubabariye ariko ntabwo twakongera gukundana. Kubera iki kandi? Oya, kandi narakubwiye ko nabiretse. Oya, ariko mwakundana. Ntabwo twakundana. Mu gihe wabyemera? Katari twe tubigena se, nk'uko twahuye dushobora kongera guhura. Uca ku ruhande rwawe. Ngenda kubajije wabyemera? Mubaze neza, mubaze ngo wabyemera ko twongera tugakundana? Wabyemera ko twongera tugakundana? Hayi nada. Bitewe se n'iki? Bitewe n'iki? N'impamvu runaka. Iyihe mpamvu rero niyo nshaka kumenya? Ubwo nyine byasaba ko yibagirwa ibyahise byose, twongera tugatangira ubundi bushya. Ibyahise byose ko kwisi utangara n'ibirakomeye? Ibyahise bwa message bwe nyine yanyohererezaga ngo tubireke ngo nibiki. Ubwo se uri kumva nakongera nkamugirira icyizere ngicyo nari mufitiye? Wakimugirira? Ntabwo nakigira. Wakimugirira? Nyine biragoye. Ese kuki mutanshimiye nk'umuntu wongera gutuma mwongera guhuza nyine? Ntabwo nkangurira akantu nk'umuntu tugutegurira aga surprise kadanje. Ariko message za Mugisha ngo ni ibibazo? Ni ibibazo cyane. Ese Mugi ntabwo mwakundana ntuzongeye kuzamwohereza message z'ibitabo ibiki n'ibiki? Oya da, nta nubwo byabaga ari ibitabirega, ari amagambo make ahubwo wenda akomeye.
we nyine iyo yabaga ari kubyisesengurira byamufataga nk'igitabo cya paje nka magana angahe, ariko ntabwo byabaga ari byinshi. Kuvuga ngo bavuga ngo umwana agenda nka se, twajyaga tubona papa wawe atera imitoma cyane. Niba niwe niba ikibazo natungana n'imwe mu mutoma yaguteye. Ambwira nk'umwe ngenda ahita mwibariza, mbwira nk'umutoma yaguteye kakukoma. Harya nimba yarambwiraga ngo buto butemba iki, harya wambwiraga iki nimba ngo buto butemba itoto ngo ndaguko nyine ari romantike cyane mana. Aha asa mu gihe wakonyoka mutero dutoma basi twara ko yagaruka muri mode. Ese namukuramo ibintu yishyizemo. Imitoma irahari ariko ntayo kumukuramo ibyamugiyemo mfite. Gerageza wenda basi nawe tumusubize muri bya berega ari igihe gutya ahita afata iminota mike yo kugarura ubwonko aho akwavuga ati cyo koza ibintu narabibuze. Nzabicisha mu bundi buryo. Nzabicisha mu buryo bundi se ibanga. Basi nkuko yatangiye azakora tongurasiyo. Azarungura. Basi noneho nta bundi buryo wabicishamo se basi utabimubwiye gutya. Nubwo ndi gutegura nzabikora. Ndashaka kuzongera kumubwira ko mukunda. None se nta dutoma ajyaga akubwira? Mufite amaso meza. Ndeba neza. Ngahundira amaso yanjye. Noneho akanga ko nkaraga rero. Tata we. Ugiye nakaragaga nyine umusatsi ntasokoje. Ntago namugeraga imbere. Twarashwanaga muri iyo minsi. None ntago wasokoje. Twaratandukanye. Turacyari kumwe. Ibyo atakoraga dukundana yarongera numva asigaye abikorera icyo. Nampfu nakongera ko. Niwe bindi atakoraga mukundana? Nyine gukaraga ntago yabikoraga. Ntago yajyaga mu bakobwa. Nta nubwo yicishagamo imirongo none dore. Inyuma handitseho ngo cyari kubundi karakajanga. Ngo ni niyo nabonye. Twari turimo kuza. Ndatungurwa ndavuga ati bya birongo wabyishizemo. Ngo bigutwaye iki ngo ufite ikihe kibazo? Ndavuga kanicecekere. Yo ubundi yo sobanura iki mugi? Yo washyize mu musatsi wawe mu mutwe wawe. Ni umuntu njya nkunda kwita Yene nyine. Yene? Ngisha saa tubeshye. Nuko afite undi. Ibanga ariko arahari. Yene ninde? Yene hitwa Julienne. Kandi abambwira ngarisingo. Hana we pega mugisha. Oya iyi sobanuye byinshi rata. Hari kuba ari izina ryanjye Ernest ariko by'umwihariko nabikoze nyine kubera ko uwo muntu witwa uko ari ku ishuri. Ngurumva utababaje undi mwana se wabonye undi. Wowe yitwa ngo cyo? Ngiye nawe mfite tu. Ase ware ngiye nije niyizi ukuri kwanjye ngiye nato nawe mfite. Yego. Ese ko nshaka ko mwongera mukihuriza aho ngo ba Kabareka. Ngiye namugisha. Maze uri kumva yanditse ngo arayitandikamo si. Arayitandikaho izina ryawe. Ntago yabikora. Yego. Kumva. Asa mu gihe byageze kuri urwo rwego. Ese ndumva nta kibazo kirimo ariko. Numva ko ibintu utakoraga ubu ngubu uri kubikora mbere ntabwo ngo barisanzuye rwose. Mbere ntabwo wakaragaga imisatsi uri kuyikaraga, mbere ntabwo wajyaga mu bakobwa abajyamo aho ngo ari kubajyamo. Niyo yanywa nta nubwo yananywaga inzoga. None asigaye azinywa. Baba we arazinywa. Ntabwo yazinywaga ariko barazinywa. Waramubona yasinze se ubu? Ntaramubonye rimwe se kabiri se. Gusema ikiza. Ngo kararinga ubu ngo nitaye. Ikiza no kwico gihe. Ngo yitayemo. Oya kwivuga. Mugihe nubeshye rero. Ntabwo twari turi kumwe wibeshyera. Nataka mubwire. Nje nagiye kumva numva mwana nawe magaye karongo meza utisemo unshaka kubona. Ntabwo se ufite ikihe kibazo urarwaye wasaze ngo baye iki kaga saa 5 kwa nijoro yarankangoye nitaba telefone unshaka kukubona. Ntabwo se aya masaha ushaka kumbona ko kudasanzwe umumagara aya masaha umbwira ngo ushaka kumbona. Ndamvuga mu gihe wanyweye inzoga abanza kubimisha kuko nyine arabizi ko mbyanga. Wanyweye inzoga abanza kubimisha nyuma nyine arabinyemerera none yabigize akamenye. Reka mbwira ikintu gihari urumva
bajya bavuga ngo akenshi ngo iyo umuntu ari mu rukundo n'umuntu umuntu adakunda nyine cyangwa atagira akenshi ngo yasinze ngo atangira guhamagara umu ex bakundanaga yakundaga buriya niyo mpamvu yaguhamagaye siyo mpamvu mugi siyo mpamvu buriya wamuhamagaye witayemo niyo mpamvu ubumva mutasubirana rero oya ibyo atakoraga byose nyine yahise abikora anyereka ko ari njye nyine wari umuzitiye ubwo rero oya n'ubundi twongeye tugasubirana nkongera nkavuga ati ibi ntabwo mbishaka ubundi naba ndi kumbangamira ubwo rero nabanze yidagadure nyuma yaho uzagera ubyemere yarazoje kwidagadura nyine nabanza ko ari ibyo ashaka okay nta kibazo mugi wowe n'umukobwa wawe harya n'umukobwa wawe mwita umukobwa wawe mwita umukobwa ko niwe wamuzanye cyangwa se niwe wamutweretse nubwo mba numva murimo muritakana ibintu ngo ntabwo mugikundana ngo iki ngo iki ariko nyine ntabwo wenda kabura sibyo kuko ntabwo nk'uwo ngo si uwo ngo Julienne nimba ari ene uwo nguwo anakubona uri kumwe n'uyu mukobwa iyo akubonye uri kumwe n'umukobwa nagafuha cyangwa ntabwo ubyitayeho iyo mbonye ndi kumwe n'uyu ntabwo aratubona ongera utuhure gace turirimbe hasi undi Mugisha ntabwo azi kuririmba Mugisha ahubwo arabizi mugi banza ututemo kwanza tutemo pe tutari mukuru ukunda aho hafi kurukundo nirubanguza nkwaya yaramwegukanye amubonye amushaka nanjye mudacikwa wa Rwatangaboho anteye amatsiko azambwira uko yabonye nanjye ngereyo yitwa Rubanguza nkwaya ndirimbo Rubanguza nkwaya Rubanguza nkwaya ntabwo twe twasobanukirwa ibyo ari byo twe turacyari bato rata Rubanguza nkwaya bisobanukiye wowe wumva ari nk'ibintu bisobanukiye ntabwo mbizi Rubanguza nkwaya Rubanguza nkwaya ubwo bisobanukiye Rubanguza nkwaya urabona wenda turi nk'abasore njye nawe turi mu kigero kimwe ngiye nkakora iyo bwabaga rero nkahita nshaka nkagutanga cyangwa se ukabona yanduta urumva nyine arabanguza akubita abangura ubwo rero kumuririmba gutyo nyine bavugaga ko abavuyemo mbese abatanze hato nawe twigendere turirimbire gake ariko ndashaka turagaruka tunaganire ku muziki wawe ku bintu bijyanye n'uburyo ushaka mu kuririmba siyo turirimbire nanone kwanza indirimbo ariko yindi ya danje muzo ufite muzo umaze kwandika ubundi umaze kwandika indirimbo nka zingahe 5 ya indi ya danje kabisa ku buryo uri bukomure umusore uri hariya kuri kamera akahita yigukorera rero no umukira ahita yikwishyira muri studio ndanyuzwe n'ubuntu bwawe mwami ibyo ukora birahebuje wemeye koba umwe mu bo wishimira waramfashe urankomeza waramfashe uranyegereza unyibutsa iby'urukundo rwawe unyibutsa iby'urukundo rwawe fresh mukire yakomye amashyi ndetse urayikomeza ikarangira ndayikomeza ikarangira nyine ako ni agatero n'undi ujya ugufasha mu bintu bijyanye no kwandika indirimbo zawe umuntu ujya umfasha mu bintu bijyanye ni njyewe cyakoze hari undi mukobwa tujya dufatanya witwa Brigitte uwo muzasohora nk'indirimbo ryari mbonye amahirwe yo n'ubu ngubu nyine mbonye amahirwe yo gute kandi
nkabona nyine suzi se ko gusohora indirimbo ari amafaranga. Ubonye amafaranga ukeneye amafaranga yo gusohora indirimbo, ubushobozi nyine turabona. wigeze uvugana n'umuproducer? Umuproducer mwavuganye yaguciye angahe? ntabwo navuga ngo yanciye amafaranga. njye nyine n'uwo mukobwa witwa Brigitte nyine tuzandikana. Producer twaramuhamagaye tumubwira ko dufite impano, araduhamagaza tujyayo ahantu bita Kimironko, turamuririmbira aravuga ati okay mwashoboye nyine nzabakorera. ariko ntabwo nzi aho byahereye, nyine abatubwira ngo azadukorera ariko mbona nabi. Ntabwo abaciye amafaranga? amafaranga yaduciye yaravuze azadukorera. mwumva se nk'indirimbo ubundi akagombye kwayishyurwa angahe? ntabwo tubizi. Ntabwo mubizi? nigeze ngo wenda hari n'umuntu ababwiye ayo yishyura. oya si indirimbo. ku buryo utigeze unabibaza utekereza ko yakagombye kuba yishyurwa nk'angahe? hari umutipe duturanye witwa Antoine, we yakoraga nyine audio. amubaza se utanga angahe? arambwira ngo we ni umushuti we audio yonyine ngo bamuciye 30. ndavuga ati shuwa? ndavuga ati okay nanjye nyafite naza nkaba nkoze aka audio. uzashaka ibyari se? ntayabona se nyine nyabona nzabikora. bamuteye inkunga akamufasha uburyo abona indirimbo. bamuteye inkunga akamufasha uburyo yakora indirimbo. ndayiguhaye ndayiguhaye komereza. amaye inkunga nkomereza. inkunga niyo kumbwira ngo komereza. aya niyo kukwishyura indirimbo akemera kuyikwishyurira. Niri kumbwira tuzareba umugani w'umuntu navuze. tuzareba. urumva ko Mugisha ayikwemerera? Yego se urayemeye? nta kibazo rwose nzayikora. nta kibazo, ugenda utegura indirimbo yawe nziza, uyitegure fresh, noneho uzaza uvugisha uriya mukiri uri kuri kamera, urumva. ariko nanone njyewe ntabwo ndanyurwa, njyewe nuza kunkumvika ukaririmba fresh cyane fresh, nanjye ndaza kukwemerera indi. kamite nanaririmba. banza ubikore turebe. abantu muri comment nibavuga bati uyu mukobwa yemerewe kuba yafashwa, nta kibazo, genda yemera. twagiye. wanyuzuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Okay, Mugisha muhanga ku 10? Ku 10 hayi 8 cyakoze. Batagaye 10 ku 10 ubwo nyine nta kibazo. Hano muri comment niwe bazavuga ati arabikwiriye cyangwa ntago abikwiriye, sibyo? ubwo nyine ubabwire babigufashemo. barabizi. hanyuma mu buzima busanzwe harya buri ukora iki? ndi umunyeshuri. Umunyeshuri uriga? Biga mu wakangahe? Siniatu cyangwa urabeshya? Ntago mbeshya. Urabeshya kandi nta muntu usenga ubeshya. Nta muntu indirimbo z'Imana ubeshya. Urumva dutanye kutubeshya mugi. Yiga Siniatu? Ufite imyaka ingahe? Mike cyane. Ingahe? 18. Yego. Umuntu ufite imyaka 18 nawe yiga Siniatu? Impamvu nuko hari nyine uturiske twaje. Utwo turiske nitwo dushaka kumenya rero. Byagenze bite? Nari naretse kwiga. Kuki waretse kwiga byagenze bite? Byari byaragenze gute? Nari mfite akazi. Numvaga tubwira impamvu waretse kwiga, ntutubeshye. Simbabeshye nyine njyewe. Nabonye umuntu arambwira ati ngwino mwihira akazi ujye ukorera amafaranga. Mundi kwiga se. Icyo gihe wari ugeze mu wakangahe? Icyo gihe nari ngeze mu wakangahe? Nari ngeze icyo gihe nari ndi mu wa mbere. Wari ufite imyaka ingahe?
nari mfite imyaka 16. Ugeze mu wa mbere ndetse kuki nabwo wageze mu wa mbere uri mukuru watangiye kwiga muri ufite ingahe? Natangiye kwiga mfite utangiye kwiga primaire ufite ingahe? imyaka 9. Utangiye kwiga muri primaire ufite imyaka 9 mu gihe abandi batangiye bafite 7. Cyane none se nge nuko cyo nyine watangiye ufite iyo ngiyo ntago mbizi nukwere wanyu icyo kibazo nyine mwakibazo ababyeyi banyu ufite ababyeyi bombi kumva banangije ndi mukuru ufite ababyeyi bombi yego okay ubwo ugeze mu wa mbere uhitureka wari nakaye kazi wari uri gukora? Ni akazi ko kuvomesha. Yego. Ndi mu gice gusanga. Uji. Waragiye ku kazi watwanye akazi mama wakunanye. Ako rwose. Nisoretse kwiguje mu kazi ko kuvomesha. Bagwemaga gari ku kwezi? Mamaga 40. 40. Shawara umeze neza. Tureka ishuri. Mitandire. Wakora gutaha mu rugo? Yego. Ababyeyi bakubwiye ngo iki? Baransomeraga nyine. Avuga ati mundike ngewe nimara gukora akazi ko kuvomesha nzahita njya mu myuga. Nyine urabizi iyo umwana yananiranye. Nyine so nabivuga gute. Barambwira Kalisa asubira ku ishuri nyine nkabafungana umutwe. Mu gihe kuki wakundanye n'umukobwa wananiranye? Wananiranye. Nusubwo uko nuko nanjye. Ese narigaga. Wanjye siningaga. Mishana nama nzima n'ubundi yamaga. Oyeje akubwiraga gize nama. Yarubundi barabyaramunaniye bappo. Haryo we ngo byanze kwiga kubera iki? Yewe ni cyaha cyumvikana ariko. Saza ari igendeye nahe ndavuga tapo. Noko. Biragarika. Nambe nawe birumvikana. Uyu nguyu amafaranga 40,000 bituma ava mu ishuri. Wumvaga se ufite iyenego icyo gihe uri kuvomesha? Numvaga mfite iyenego. Iyo bundi nego numvaga mfite. Numvaga ibintu byo kwiga nyine. Giye kubiparika ngakoreramo kuko mu buzima busanzwe cyane nimba ari ikintu nkunda ariko nkunda kuririmba. N'impamvu nakubwiye ngo nabajije wa muntu nyine ayatanga nzarekodinga nyine nzarekodinga indirimbo. Impamvu nyine nuko n'ubundi nari naravuye mu ishuri kandi nkunda kuririmba none wanjye nashaka gukorera amafaranga nkazajya muri studio. Nuko ngo wavuye mu ishuri ujya gukora akazi ko kuvomesha kugira ngo n'amafaranga yo kujyana muri studio. Warayabonye se basi yaragwiriye ubona ko wakishyura studio? Oya ntago yagwiriye. Byaranze nyine. Niriye somo wakuyemo rero? Isomo nakuyemo muri uko gukora se? Muri uko guhagarika ishuri. Isomo navuga ngo nakuyemo niriye. Sha nasomo naryo. Yasomaje gusibira nka kangahe tutabeshya? Ndanariwe. Nanone nakera kwazo uryo yatanye ufite imyaka 9 nabwo ntabwo byajya kuba mu wa mbere ufite imyaka 16. Yego se. Ndiza 16 akagombye kuza ugeze nko mu wa 3. Kare. Nibyo. Byenda kuba byo. Urambwe ngo nasoma akuyemo muri ibyo bintu byo guhagarika ishuri kajya mu mafaranga. None se kugira ngo nubundi yakongera akabitwa musiya. None se ntabwo nakongera nkarivamo. Kandi nta somo wakuyemo. Ntize ko cyasubiye ku ishuri. Ubwo se mukuru umwe mu bana. Mpamvu nasubiye ku ishuri. Nuko nyine ibyo nyine nashakaga kubona. Icyatumye mva mu ishuri cyari cyo ngicyo nyine cyari cyo cyo kugira ngo amafaranga je muri studio. Noneho nabonye ntayabonye n'ubundi ntacyo bimaze kuvomesha. None ubwo bahita nabo bahita babikaza mu murego bavuga ati subira ku ishuri n'ubundi uracyari mutoya. Ndavuga ati nanjye kansubire n'ubundi se ko byanze. Wabwiye n'iki ayo mafaranga se kugira ngo aguhombere byagenze bite? Byagenze gute? Ayo mafaranga rero kuri byagenze. Papa wacu yararwaye igihe kinini. Wararwaye? Papa wacu nyine yararwaye. Maje kurwara nyine ajya mu bitaro.
biba ngombwa ko bamuha amatransfer n'ibiki byo kwivuza nyine badusaba amafaranga menshi. Ubwo ayo mafaranga nari mfite nahise nyine nyafata nyihereza mama akajya nyine ayakoresha byo kuvuza papa duhahira. Nawe nyine urabyumva iyo umugabo yarwaye mu rugo nawe urabyumva. Nuko nyine byagenze nyuma aza gukira nsubira nyine ku ishuri. Nyuma aza gukira wari umaze gukora amafaranga angahe? Urebye ntabwo ari menshi, nayo mfite 70. Wari ufite 70? Ubwo wamaze gukora amezi kumwe n'igice cyangwa abiri. Nakurumva ntabwo wahagaze imyaka myinshi. Ntabwo ari igihe kinini. Ubwo ntabwo bijya bikubabaza kuba uribona uri gutinda mu mashuri? Birambabaza cyane ariko nyine nta kundi. Urebye ntabwo nzarangiza ndi mukuru cyane. Ntabwo uzangiza uri mukuru cyane. Okay, ibyo turere tubireke tubisimbuke wenda iby'amashuri n'iki. Hanyuma ubwo ubu ugiye mu ishuri ku kigo aho wiga, sibyo? Aho wiga se ujya unyuzamo ukabaririmbira basi? Ndaririmba. Yego, urimo muri korali? Iyo ku ishuri? Oya. Ndaririmba nyine bisanzwe. Turi nko muri free time abana bakansaba ninze mbaririmbire. Ndaririmba nyine. Okay. Hanyuma mama wawe yabonye cya kiganiro twakoze uri kumwe na Mugisha? Yarakibonye? Yarakibonye. Yavuze ngo iki? Yarasetse. Kuko rundi yarabizi ko twakundana. Ko Mugisha yazaga kumva ntabwo inshuti yawe wayihisha iwanyu. Yarasetse. Yaranishima nyine. Mugi ubona uyu mukobwa uvomesha wamutekereje iki? Wamutekerejeho ute bwa mbere? Yes. Twahuraga n'abahungu benshi baje kuvoma kandi bose bashoboraga kuba bamutereta. Ni nako byagendaga ahubwo n'ubivuga ngo yashoboraga. Niko byagendaga. Ahubwo ngewe mpozaho sinzi impamvu. Ntabwo njya nyine ikintu iyo nagishatse mparangira kukigeraho. Uzi amajoro naraye. Uzi ko ari umutipe yita amasengesho y'inshuti yanjye. Hari igihe agera ahantu nakundaga kuba mpagaze nyine ku kigega agahita ashushanya uburyo nabaga ameze 12:00, 1:00, 2:00, 3:00, saa 4 nka saa 5 basi nkabona gutaha. Uri gukora iki? Mpagaze ndi kumuganiriza. Watahaga saa 5 z'ijoro umukobwa we? Natahaga saa 4 z'ijoro. Wahagaranye na Mugisha? Oya, nabaga ndi mu kazi ndi kuvomesha kuko akazi yabaga yaje kundeba kandi akazi kasozwaga nyine saa 5. Kaza akaba nganiriza nyine arimo no gucunga kugira ngo arimo no gutereta bivuze. Akanga Umugisha wajyaga kumureba ako agatelefone abo karetsaho gato n'ubundi tugiye gusoza, sibyo? Wajyaga kumureba ukajya kumureba avuye kuvomesha cyangwa arimo akibirimo. Ngiye no kuvuga ngo gahunda zanjye nazisozaga saa 12:00 nkabangiye ku muhanda nyine aho yavomeshaga. Ndahagarara we twaviraga rimwe nyine saa 5 basi hafa. Mwaviraga saa 5 gutyo. Ugiye kumureba arimo aravomesha agiye kumucunga ngo batamugutwara. Oya, yari afite n'ubundi abo bavugana. Hari nabo namupapuye. Hari n'uwo natega papu uretse ko nkeka ko ubu ngubu nyine ariko Mugisha mwana we nyirayo baraza bahitamo neza. Nyine ni ukuvuga ngo bo barayitekereje, nasanze bari guhitekereza, ngenda ndaza ndaharura. Urumva iyo umukozi asoje akazi ke arigendera. Icyo gihe kivomesha ntabwo yagutagamo? Ntamo gute utarahagaze? Yari afite amafaranga byo rero icyo gihe ari mabuja wanjye rwose simbihakanye. Rimwe na rimwe ntabwo n'utuntu tw'uturaha hafi aho kotsa amaga. Kumva ko rakundanye n'umukobwa mwiza uri guhiga amafaranga, sibyo? Nibyo. Nusoza kwiga uzakora iki we? Njye somere nsoza kwiga. Njye ubundi ikintu mba numva nziga. Nziga EF. Nziga indimi. Kandi ikintu impamvu nahisemo kwiga indimi, umuntu wize indimi
ntago aba ameze nka wa muntu wize bya bisekisiyo bikomeye bibanza gusaba ngo kwiga ngo kaminuza yego wenda nayo ntayikomeze ariko ntanakora wize indimi ahita abona akazi. ku cyumba se udashaka kwiga kaminuza? Oya nakubwiye ngo wize indimi ahita abona akazi he? ahita abona nyine umuntu wize indimi yajya no kwigisha guhita nyine abona akazi biroroshye nta n'imyaka 2 irashira. nta n'igihe nshaka amafaranga nshaka gukorera amafaranga. abantu biga indimi babuze akazi babuze akazi oya njye nzakabona njye nzakabona nicyo cyizere cyane. ako nk'ibirebye naho bihuriye na biriya bisekisiyo bindi byaki njye nzigira indimi. reka nkubaze nk'ibirebye nk'umuntu warangije kwiga nko mu wa gatandatu ukabona adafite akazi urutekereza iki? ukabona yicara iwabo kandi yarasoje kwiga. nusa amahirwe ubundi abangana nimba we yarabuze nyine amahirwe ntahite ko abona akazi nanjye ntabwo nahita ntekereza ko nitsohoza nyine nzica njye ngomba kwigiriza icyizere nkavuga ati nyimara gusohoza nta n'igihe kizashira nzahita ntangira gukorera amafaranga. kaminuza kuki tugiye icyizere cyo kwiga kaminuza? ufite ubunebwe bwo kuziga kaminuza? oya nayo nzayiga ariko nzayiga ndi mu kazi nzayiga nkora kabisa. ariko utinya kwiga? utinya kwiga? oya narabikunze cyane kuva nyine ntabireka nkongera nkasubirayo. nuko Mugisha rero aravuga ati ko byagenda kose uyu mukobwa reka nzashaka uburyo tujyana njye ko tugiye gukorana ibiganiro abantu banjye bamuzi banzi bamumenye sibyo? ese kuki basi utigeze unafata umwanya ngo ushimire Mugisha? ndamwibikiye nzamushimira nzamushimira pe. uzamutamo gusa tuzana nyine njye tuza ubwa mbere nk'uko yabivuze nari nzi ko tuje nje gukora ikiganiro cyanjye ntabwo nari nzi ko turi bukorane turi buvuge biriya byose twavuze bijyanye nyine ngiye nambisha ntabwo nari mbizi nzi ko nyine ari ikiganiro cyanjye kugaragaza impano yanjye bityo nyine gusa. ese uzamutamo? nzamushimira. uzamutamo ryari? Mugisha uzamutamo ryari? nzamutungura ntabwo nahita nkubwira ngo nzamutamo ryari ariko nshobora no kumutamo uyu munsi. tegure sha tegure nzagutamo tegure da uyu munsi abona bigenze neza. hanyuma ni iki wanga kuri Mugisha? Mugisha ikintu nanga nyine ikintu nanga waje ikintu wanga kuri Mugisha? ambaje ikintu nanga kuri Mugisha nyine ikintu nanga iyo wanyweye inzoga ndabikwangira papa we nyine ntabwo mbikunda. ko mudakundana ubundi umureba hiki? uracyamukunda? oya ntabwo ari kuvuga ngo ndacyamukunda kuko ubundi ntabwo mwanga. oya uracyamukunda? ntabwo mwanga. nese mubwije ukuri ko mukunda ukazajya reka kwihagara? nuse ndamwanga hari ubwo mwanga muke abandi bakobwa baza bamugutwara kandi mubwize ukuri ahubwo yaranditse n'amazina yabo. reka tubwizanye ukuri bara ntago bahari tuvuga bahari. barahari dore yanabashyize mu mutwe. oya uri kubareba nahindukire mbanza ahubwo n'ifoto yirimo. abo bareke reka tuganire njye nawe. mubwize ukuri Mugisha uramukunda cyangwa ntabwo umukunda? ntabwo mwanga. ndashaka ko ngati ndamukunda cyangwa simukunda? oya simwanga. iyo umuntu atakwanga uri kuvuga nyine mubivuge neza. nese njye nigeze avuga ngo uvuga ngo uramwanga cyangwa ntabwo mwanga? hagati uramukunda cyangwa ntabwo uramukunda uramwanga? Mugisha ndamukunda ni ukuri. mubwiye ngo Mugisha ndagukunda nimo mukunda? Mugisha ndagukunda cyane kumana arugunyanga. ni byiza ndana musubize basi. nanjye ntabwo mwanga. ese ntabwo mwanga ni igisubizo? turaza kubivuga nawe. si umukunda babanyeje Mugisha kandi turabyigaho tuzagaruka tubabwira ko byaciyemo. nawe gutamo nibwo uri bumukunda? tuzagaruka tubabwira ngo byaciyemo. icyo abankundiye nuko ndaba mutaye mowe ntabwo. oya ndaba mbonye kuzirikana. byihorere gusa nyine urebye karimo. ese ariko gutamo biba bimeze biti? ntabwo arantamo ubwo nyine ari buntemo nzakubwira ningaruka. ako jya umutamo? rimwe na rimwe mutamo cyane hakana. ntabwo ntakana. tugaruke rero kuri nose wowe ku kazi kawe wakoze ko kuvomesha tubwira ingaruka wahuye nazo zijyanye nawe ku giti cyawe
wakuye mu kazi ko kuvomesha ingaruka umwana w'umukobwa ingaruka nyine urazumva ni ugucicishiriza amashuri mu gihe wakoraga ako kazi izo nizo ngaruka mu gihe k'abakobwa bahura n'ibibazo byinshi ndi muri ako kazi ntabyo nta ngaruka gusa ikintu cyambangamiraga ni kimwe ni ugutaha nijoro gusa nyine kubera ko nari ndimo gukorera amafaranga kandi wenda icyo nshatse nkibona ntabwo abahungu bashaka kugufatirana bamfatirana se kandi Mugisha yabaga ahari ni Mugisha wabikurikiranaga byose Mugisha uri kumva yazaga nka 12:00 agataha 4:00 ubwo yaranaberekizaga akanyuza mu rugo bari yarabonye akazi avuga ati se ubu ngubu uri butahe igikondo ndataha yabawe Mugi iyo wageraga iwanyu buri gihe utahishizo 5:00 z'ijoro bakubwiraga ngo iki ese nabaga mu rugo oya baribanaga inyungu se wakuragamo nyine muri uko kumuherekeza muri iryo joro nizi cyane uretse kumva nezerewe nishimye se hari ikindi mwese ubwo ko numva wibanaga ntabwo yanyuzagamo nk'umunsi utakoze akabaza nko kugusura waruhutse iki kintu kitigeze kibaho hari umumere waduhanuraga byataye nagize ngo ugiye kumbeshyira Mugisha nagize ngo agiye kuvuga hari umumere nagize ngo agiye guhita abeshya ngo nagiye kumusura kwamaraga umwanya munini yarabimenyaga sindi cyayimubwiraga umumere wa muri Zambia inshuti ya papa n'inshuti y'umuryango mbese data we ni ukuvuga ngo akinyimwandikira nyimusuhuza ahita ambwira ati nizere ko impanuro mu zigenderaho wa muhungu cyane rwose ubwo rero yaraduhanuraga Kararisa ntuzigere ujya gusura Mugisha n'ubu ngubu azi ko ari gutya ahubwo ikiganiro nakibona azapfumura oya ntazakibone azapfumura kuko azi ko tumera nuko na papa we kandi papa kandi bimuvuga papa we noneho yaguhita azi ko bazi ko ari umukazana wabo ubwo rero bumvishe ko hari icyabaye naba mfite ibibazo kuko ngo papa wa Mugisha Samusura azi ko n'ubundi uri umukazana wowe ndi umukazana we ata si wubaha hari uburyo usuzugura abantu bakuru ese kuki wumva usuzugura abantu bakuru nimba papa wawe azi ko uri umukazana we ndumva n'undi agumyuka umukazana we birabivuga ahubwo barabivuga iki cyamugisha Mugisha bikuze yaranyanze gerageza rwose rero bwende buriya tuzagaruka tubabwira kandi uri kwihagara wasanga nawe ukimukunda akaza ejo bundi bakahita bamugutwa do abahungu rero uzabahungu bari kumuraba hano mu kiganiro ni benshi ejo bundi nutinda ugumye utinde baraje bamugutwara wavugisha ukuri turabyigaho tuzagaruka tubabwire ati sasa rero mwabahungu mwe wa muhungu wabonye Kararisa ukavuga ati dore turaberanye uramenye nawe uzavuge ngo abantu babakobwa mwabonye Ernest mukamukunda nongewe na uzabivuga zabivuga mbere no kurongo wanditse wagize ute wanditse mu mutwe Ernest bivuze Ernest akaza gufata oya kugira ngo nyine Ernest bite iyi Ernest ntago ari nta kibazo n'umukobwa aragufuhira kandi aranagukunda sibyo biragaragara mwanaguhereza n'umwanya we sibyo sinkuguha mumarana igihe kinini ariko nawe Mugisha aragukunda cyane kuko atagukunda ntabwo ari kugutereza imisozi akuzana mu biganiro ngo iki nangwa iki yakubeshya sibyo nyuma yuko mwese mwayumvishe ko buri umwe wese akunda undi n'undi akunda undi mwumva atari ibintu byiza cyane ni byiza reka rero tubabwire ko tubwire abakunzi bacu ko n'ubundi tuzagenda tuganira gake gake ariko nanone mbere yuko dukomeza cyangwa no ku musozo sibyo harya umaje kwandika indirimbo nka zingahe buriya 5 indirimbo 5 urazifite hari umaje kurimba nka zingahe ubu ngubu mu kiganiro simwe naririmbye waririmbye imwe wenyine aya waririmbye nyinshi naririmbye nyine imwe yanjye ndanyuzwe niyo naririmbye ziriya zindi ntabwo zari izawe ese ninde muhanzi uko inspira mu Rwanda rero iki kibazo mbajije hari undi producer wakimbajije ndavuga ati muhanzi ngiye numva inspira ni mbonye ase no kubera iki nyine numva aririmba ibintu nyine azi guhimba aririmba neza kuki se ko inspira kandi ari umusore nyine mudahuje igitsina ndavuga ati nyine ngiye mwiyumva maranye inspira pe nkunda ibihangano bye ukunda abahungu se ntabwo
ubivuga arahari. Mujya akunda abahungu. nari ngiye kumubaza niba ndi umukobwa. nanjye nyine nari ngiye kuvuga ngo mpita mbona Mugisha ndavuga se urabakunda abahungu. njyewe urebye nta muntu nanga kuko sinaba mwangira iki. reka dusoze. batubwira ko ufite ndanyuzwe, ufite n'indi, hari n'iyo waririmbye kugira ngo abantu barebe uze koga batere muri komenti. ubutaha niwatera muri komenti niba shima nyine inganzo zawe, ndatekereza ikiganiro cy'ubutaha tuzakora ikiganiro turigiye muri studio cyangwa se turi muri studio indirimbo yawe yatangiye gukorwa, sibyo? Thank you so much. niba haza kuba babikunda ariko barabikunda niba bikuvuga muri komenti. rero reka dusoza ndi kumva n'ubundi kintu turi busorezeho ni ukuba mu gihe nta kintu mbabwira abantu banyitege ndaje. sawa twagiye ngabo dirimbira abantu dusoze n'ubundi wowe tuba twakuzanye. hari ukuntu abantu bitwaza Mugisha kera kiba mu cyaro, urumva bamwe mwajyaga akunda kwitwaza akaradiyo akazagenda yumva utuziki ngo aba yakwitwaje kugira ngo ntazajya aruha. yabaye mu cyaro cyo Gisovu baba we mbega icyaro cyagoswe. aba yakwitwaje kugira ngo ntaruha mu mutwe azawatiririmba. sawa twagiye. Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, hashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. dusoza rero ndagira ngo buri wese uko muri babiri agenda avuga uburyo abantu bashobora kuba bababona, ari nk'ushobora kuba yafasha uriya mukobwa mu buryo bw'indirimbo mu bihangano byiwe, kuko wumvishe ko afite ikibazo nyine nk'ibyo bijyanye n'ibyo ngibyo. ndetse na Mugisha nawe ku ruhande rwe umuntu ushobora kuba yabavugisha, watubwira ahantu yabasanga. ngewe ushaka ko dutaramana mu bukwe se mu kirori runaka, mbese muri aniveriseri, kuririmba, gusohora umugeni mu bukwe, kuvuga amazina y'inka, ndetse ushaka na MC nimero wacaho 0792 331 53665. MC mu makwe ntabwo ndabimenya neza ariko mfite ababikora. none se ujya uba MC mu bundi buzima busanzwe, wenda mu bitaramo bindi bisanzwe, apana nyine ibirori, mu anniversaire byibuze? Anniversaire ndiyobora n'utuntu turi aho ngaho nyine mu buryo bwo kwimenyereza umwuga. Nongeye twibutse nimero byari benshi babo bari bandera. Ni 0792 331 53665 iri kuri WhatsApp, ndakeka no kuri MTN baruye muri momo. no kuri momo. Okay, twagiye nawe. Umuntu ushaka kukuvugisha nyine. Kumvugisha nyine. Moya nimero. Oya ushobora kuvuga ati wansanga aha ngaha atanga information. Umuntu akubonye akavuga ati no mukobwa ndashaka kumwifashiza bitewe n'ukuntu aririmba. N'ubundi wambonye. Ndetse hari n'uwakonye agashaka gutera agapapa Mugisha, ese yakubona gute? Agashaka gutera agapapa? Oya. Ese hari ubwo mukunda nako uhita uhakana? Nari ngiye kwanga kuzitanga. Ngiye kuvuga ngo n'ubundi umuntu wakenera kuntera inkunga, se bundi wowe turavugana kandi turakominikana. Kandi kuri no YouTube se haba hariho nomero zanyu, yabavugisha mukangezaho ubutumwa. Yego. Sana kibazo batazagutwara Mugisha. Yagukunde rega. So rero murakoze.